Igitabo cy'Abacamanza, igice cya mbere. Abayuda na ba Simiyoni bigarurira Bezeki. Dore ibyabayeho Yozuwe amaze gupfa. Abisiraheli babajije Uhoraho bati, ni uwuhe muryango uzabanza gutera Abanyakanani? Uhoraho arabasubiza ati, ni umuryango wa Yuda, kandi nawubagabije igihugu cyabo. Nuko Abayuda babwira bene wabo b'aba Simiyoni bati, nimudufashe turwanye Abanyakanani, tubirukane mu mugabane wacu, natwe tuzabafasha kubirukana mu wanyu. Nuko Abasimiyoni batabarana nabo. Uhoraho abaha gutsinda Abanyakanani n'Abaperizi. Bageze i Bezeki bahica abantu 10,000 b'Abanyakanani n'Abaperezi. Muri uwo mujyi bahasanze umwami Adonibezeki, baramurwanya. Arahunga, bamwirukaho. Bamaze kumufata bamuca ibikumwe by'ibiganza n'iby'ibirenge. Adonibezeki aravuga ati, abami 70 baciwe igikumwe by'ibiganza n'iby'ibirenge, bajyaga batoragura ibyo kurya byagwaga munsi y'ameza yanjye, none Imana inyituye ibyo nabakoreye. Nuko bamujyana i Yerusalemu agwayo. Umuryango wa Yuda utsinda i Yerusalemu na Heburoni. Abayuda bateye na Yerusalemu barayitsinda, abayituye babamarira ku icumu n'umujyi barawutwika. Hanyuma Abayuda bajya kurwanya Abanyakanani bari batuye mu misozi miremire, n'abo mu karere k'imisozi migufi, n'abo mu majyepfo ya Kanani. Batera Abanyakanani bari batuye i Heburoni, bahicira Sheshayi na Ehimani na Tarumayi. Kera Heburoni yitwaga Kiriyataruba. Oteniyeli yigarurira umujyi wa Debiri. Abayuda bavuye aho bajya kurwanya abatuye umujyi wa Debiri, kera witwaga Kiriyatiseferi. Kalebu aratangaza ati, umuntu uzatera Kiriyatiseferi akahigarurira, nzamushyingira umukobwa wanjye Akisa. Nuko Teniyeli mwene Kenazi, murumuna wa Kalebu, yigarura uwo mujyi, maze Kalebu amushyingira umukobwa we Akisa. Bamaze gushyingiranwa, Akisa agira Oteniyeli inama yo gusaba se Kalebu umurima. Nuko Akisa ajya iwabo, acyururuka ku ndogobe. Kalebu amubaza icyo yifuza. Akisa aramusubiza ati, ngirira ubuntu mpe amariba, kuko aho wampaye nta mazi ahari. Kalebu amuha amariba yo haruguru n'ayo hepfo. Abisiraheli batura imigabane yo mu majyepfo. Abakeni bakomoka kuri sebukwe wa Musa bazamukanye n'Abayuda bava i Yeriko, umujyi w'imikindo, bagajya gutura mu butayu bw'Ubuyuda ho mu majyepfo ya Aradi, baturana n'abaturage baho. Abayuda na bene wabo b'Abasimiyoni batera Abanyakanani batuye mu mujyi wa Sefati, barawurimbura, niko kuhita Horuma. Bigaruriye umujyi wa Gaza n'uwa Eshikeloni n'uwa Ekuroni hamwe n'intara zayo. Uhoraho yabahaye kwigarurira akarere k'imisozi miremire, nyamara ntibashoboye kwirukana abari batuye mu kibaya, kubera ko bari bafite amagare y'intambara acuzwe mu byuma. Nuko bakurikije uko Musa yabitegetse, baha Kalebu umujyi wa Heburoni, ahamenesha Abanaki 3. Ababenjamini bo ntibashoboye kumenesha Abayebusi bari batuye i Yerusalemu, ku buryo bagituranye nabo kugeza n'ubu. Abefurayimu na ba Manase bigarurira Beteli. Abakomoka kuri Yozefu nabo barazamuka batera umujyi wa Beteli, kandi Uhoraho
yari kumwe nabo, babanza kohereza abo gutata Beteli. Uwo mugi kera witwaga Luzi. Abo batasi babonye umugabo usohoka mu mugi, baramubwira bati, twereka aho twakwinjirira muri uyu mugi, natwe ntacyo tuzagutwara. Nuko arahabereka. Bityo abakomoka kuri Yozefu bamarira ku icumu abantu bose bo muri uwo mugi, ariko wa mugabo n'abo mu muryango we bose barabareka barigendera. Hanyuma uwo mugabo ajya mu gihugu cy'Abaheti, ahubaka umugi witwa Luzi, ari nako witwa kugeza n'ubu. Abantu birukanywe n'Abisiraheli. Abamanase ntibashoboye kumenesha abaturage b'i Betishani n'ab'i Tanaki n'ab'i Dori n'ab'i Yeruzalemu n'ab'i Gido, habe n'abo mu midugudu ikikije iyo migi. Nicyo cyatumye Abanyakanani bakomeza gutura muri ako karere. Abisirayeli bamaze gukomera, bakoresheje Abanyakanani imirimo y'agahato, ariko ntibashobora kubamenesha. Abefurayimu ntibashoboye kumenesha Abanyakanani bari batuye i Gezeri. Nicyo cyatumye Abanyakanani bakomeza gutura i Gezeri mu ntara y'Abefurayimu. Abazabuloni ntibashoboye kumenesha Abanyakanani bari batuye i Kitironi n'i Harari, ahubwo bakomeje gutura mu ntara y'Abazabuloni, bagakora imirimo y'agahato. Abasheri ntibashoboye kumenesha abaturage ba Ako n'ab'i Sidoni n'aba Ahitarabu n'aba Akizibu n'ab'i Heriba n'aba Efeki n'ab'i Rehobu. Abasheri baturanye n'Abanyakanani bari bahasanzwe kuko batashoboye kubamenesha. Abanafutali ntibashoboye kumenesha Abanyakanani bari batuye i Betishemeshi n'i Betenati, aho bakomeje gutura muri iyo migi mu ntara y'Abanafutali bagakora imirimo y'agahato. Abamori bahejeje Abadani mu karere k'imisozi miremire, ntibabakundira kumanuka kugira ngo begere ikibaya. Abamori biyemeje gukomeza gutura Ayaloni n'Isharabimu no ku musozi wa Heresi. Abakomoka kuri Yozefu bamaze kubarusha amaboko, babakoresheje imirimo y'agahato. Umupaka w'igihugu cy'Abamori watangiriraga ku musozi wa Akurabimu uhereye ku rutare ugakomeza mu majyaruguru.